muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwikorera bouquet y'indabo cyangwa uburyo wakifungira bouquet y'indabo wenyine ubwawe, bouquet ikaza imeze neza. Hari abantu bajyaga bavuga ati ngiye nabuze uburyo natangira umushinga wo gufunga indabo cyangwa iki. Today ngiye kukwereka uburyo bworoshye wafungamo bouquet niba uri umuntu ugitangira, niba uri umuntu ukigira. Byose muri iyi video ngiye kubikwereka. Wowe icyo usabwa ni ukureba video kugera ku musozo, hanyuma nkakwereka step by step ibintu byose, gufunga emballage ndetse n'ibindi. So welcome again to my YouTube channel. Muri video y'uyu munsi tugiye gukora bouquet y'ururabo. So tangira rero ufata indabo wahisemo gukoresha. Uyu munsi nari ngiye gukoresha izi ndabo zigira amahwa menshi. Utu turabo tugira amahwa pe menshi. That's why ubanza gukuraho amababi wanizo ukagenda ukora na ya mahwa kugira zitaza kuba zagukomeretsa cyangwa zakomeretsa umuntu ugize. Impamvu indabo rero zigira amahwa, ururabo murabona ko aba ari akantu keja kasa neja. Ururabo rugira amahwa nk'uburyo bwo kwiproteja kugira twa dusimba tutazamukaho, hanyuma ugasanga tugiye nyine kurya rwa rurabo, kandi nyine ruba rufite nyine ibara rikurura ibintu bwose, nectars, inzuki byose. Noneho buzana amahwa kugira rwirinde twa dukoko kuba twazamukaho tukajya kwangiza ururabo. So rero tangira rero ufate za ndabo zawe wamaze kuzitotoraho amababi neza, ugenda uzitenga gutya, ugenda uzisobekerana mu buryo ndi kukwereka. Iyo utenze indabo gutya uzisobekerana bigufasha kuba wagira bouquet nini yagutse. That's why iyi technique nayo igomba kuyimenya. So niba uri umuntu rero utabimenyereye, uzakenera agascotch kugira ngo indabo zawe zigume nyine hahandi wazisige, uziplacing nyine ahantu hamwe zireka gukomeza kumuvinga. By the time uko uzagenda ubimenyera, n'igihe utazagikoresha n'igihe wazagishiraho nyuma. But today this video is for the beginners, abantu bashaka gutangira gukora indabo. Ni bouquet ngiye guheraho simple umuntu wese yakora, kandi nawe kuba wikora. Muri kwibona rero ngenda nongeramo indabo bitewe n'ukuntu nshaka gukora ururabo. Nk'uru twagomba kugenda ikiziga, so ndagenda nshyiramo ururabo hagati y'utunani tubiri bitewe naho ndi kugenda mbona space, muri kugenda mubona uko ndi kubikora. So niba ugeze hano video cyangwa niba ari bwo bwa mbere mbonye, please banza ukore subscribe. Niba utarayikora nawe niba waramaze gukora subscribe warakoze, kandi wibuke gusharinga iyi video kuko ndabizi ko hari abantu benshi rwose bafite icyo kibazo byabaza ngo ni gute ngo nakikorera bouquet. Ushaka kujya naho ku isoko ukaguriza indabo hanyuma ukifungira bouquet mu rugo cyane rwose. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu ugize ati none se kuje kubitwereka kandi ariko kazukora. Ndabibereka kugira ngo mumenye, kuko abatabishoboye bazajya baza baduhereze akazi. Niyo ntabibereka hano hanze birahari n'abandi bazabibereka. So muri kubona rero kundi ndi kugenda nshyiramo indabo handi hagati na hagati, kandi ukagenda uzenguruka kugira ngo ubashe gukora ikiziga cyiza. Nyine nubikora nabi ururabo rwawe rurahengama cyangwa rukagira ute. That's why ndi kubabwira ngo ugomba kugenda uzenguruka hose ukagenda wuzuzamo. Ushatse ushobora no kuvanga amabara ukazajya ukoresha amabara atandukanye. But today ngiye bouquet nari ndi kuyikorera umukiriya, iyi niyo order yari yansabye. Niyo mpamvu navuze ati reka mbibereke noneho uko njya ndabo. Umukiriya wanjye rero yansabyeho na tuno twatsi dutoya, nyine utu twa pique ya bibi twege niko tutwita, sinzi ko mwega mutwita. Yari yansabye duke cyane, ntabwo ashakaga byinshi. That's why nasizemo nyine utungutu, ariko uho ushaka gushyiraho byinshi rwose ushyiraho byinshi. But ngiye nuko bari babinsabye. So natwaragenda uzengurutseho hose ku buryo muri kubona ko ariko indabo zacu zitenze neza zose, amaroze aragaragara neza. Iyo zitenze nabi rero usanga bouquet yawe ibaye ntoya kandi wakoresheje indabo nyinshi. Like for me nakoresheje bouquet ebyiri azo zihura n'amaroze 40 ya urabona ko urwo nyine, kandi zari zitaranabumbura cyane. That's why nyine utabaye runini cyane. So nuko nguko rero narimaze gushyiraho twatsi. Ngiye kubereka rero kuzinga amasashi kuki abagora kuyazinga. Abantu benshi iyi ni modeli imwe nyine turi bukore, ariko ko muzagenda nimba no mwabikunze nkabona hari abantu benshi bari interested, shobora no kubakorera video ndi kugenda mbereka tutorials y'uburyo bazinga mu mashashi y'indabo bugiye butandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukureba video ukayilikinga, niba hari icyo mvu ushaka kumbaza
ukambaza. Nuko nguko rero duzingisha ufata isashi ubwayo bifite mu murongo hagati. Wa murongo hagati rero umera nkaho usobekeranyijeho gatoya, wanyuza ugakorera shape nkoze bwa mbere, wanyuza ukahita ugarura cya gice kimwe ukongera ukacyubika hejuru y'ikindi, ukahita ufata ugashyiraho agaskotch gutya hejuru no hasi kugira ubashe kugumisha ya shashi mu mwanya aho wayisize, itaza kunyenyerera ugasanga nyine ibyo wari ukoze ntago ari byo bivuyemo. Nuko nguko ubona isashi bizinze. So ngiye kongera kubisubiramo ubirebe neza. Uko nguko wa murongo hagati urenzaho gatoya wongera uyizinge, unangiza ufata igice kimwe ukirenza hejuru y'ikindi gutya, ariko ureba hejuru ko neza turadutwe uri kugenda uko ruturesha aho ngaho hejuru, ego hanyuma ukagira gutyo ukongera ugashyiraho scotch. Ntabwo rero ibi ari ibintu bikomeye, ahubwo nuko abantu benshi baba batabizi uburyo bikorwamo, ariko rwose nuko nguko kandi nyine ukora buke nziza. Impamvu yisaje tuyizinga gutya rero, hagurya iyo uyizinze gutyo umuntu ashaka kugira ngo ukoresheje nk'amashashi 20 because uri kubona ukuntu uri kwita yidaboringa nyine zikabishashi nyinshi kandi ari shashi imwe tuzinze gutya. Kuri urabo rwanjye nyine nakoresheje amasashi 4, yani yo nakoresheje yose nagiye nyazinga gutya, muri kuyibona namwe. Iyi yari ya kane rero navuze ati ndabibereka byose ku buryo nawe ushaka kurwikorera. So izi nizo shashi nari maze kuzinga, muri kuzibona nuko nguko zari zimeze. Hano rero twatugeze ku gice cyo gushyira mu ruramo. Urahita ufata rwa rurabo rwawe ukabona ko rufunze neza, uhite ushyiraho isashi ugendeye kwiriya mitwe, tube tureba hejuru gutyo, ukagenda uyirambona neza ku buryo nyine ijyaho, hanyuma ukahita ufata n'indi gutyo ugendeye kwiriya mitwe nyine ku buryo igenda isobekerana kuriya bigakomeza mwiriya pattern nyine, ntibize kuza kuba birebire, ntibize ukagenda uzinjiranyamo kuriya ku buryo ugira ngo ni isashi imwe irufashe nyine, ku buryo ugendera kuri iriya mitwe yose. Uragerageza nyine ukabireshyeshya, hanyuma nyine hose ukagenda uzenguruka wari kuriya aho isashi yarangiye wongera hindi like that. Nuko nguko ururabo rukorwa. So rero hano rero kuri channel tuza twiga ibintu bigiye bitandukanye, ntago ari uguteka gusa, n'ibindi nzabibigisha. Even ambwira abantu bakunda gupaintinga, nzaza rimwe nabakorera n'amapainting y'amavaze cyangwa mbakorera amatablo. Ibyo byose mwebwe icyo musabwe gusa ni ugukora subscribe, mukankunda, mukandeba, even mukalikinga, mugasharinga video kugira ibe recommended ku bantu benshi, kugira ngo muntere courage. Uri kubona iyo ni ishashi ya nyuma kuri hano hejuru nari maze gushyiraho, muri kuyibona ko nayo yagombaga kuza ikinjiramo hariya nyine, nibyo nari ndi kubereka ko zigomba kuba zisobekeranye. So nababwiye ati rero mu subscribing, mu sharing video, mu liking, kandi mujye munatera comment. So yashashi rero ya kane urayifata ukayihinamo gutyo, warangiza noneho tujye kuyishyiraho yo twicuritse. Ururabo rwanye ntago rwari runini cyane, ariko iyo wakoze ururabo runini ushobora gukoresha ebyiri, but for me nakoresheje imwe. Yabaje gusa kuba runini n'ubundi ari gushyiraho ebyiri nka kuriya nyine, but ntago rwari runini cyane, niyo mpamvu nakoresheje isashe imwe. So rero abantu muri hano please mu liking video, mu sharing, mutere comment, even muhereze n'abandi nyine bifuza kumenya uburyo bakora indabo, ibintu nk'ibyo byose nyine. Niyo mpamvu naje hano kugira ngo tujye dushyira ibi bintu abantu batabizi rwose. Ushobora no gutangira umushinga wo gukora indabo ukazagirira nyine ugakorera abantu indabo, rwose nta bintu bigoye, ni ibintu bisanzwe. And then uko nguko ni kuri ururabo rwacu rwa Taninja, muri kono was good, very cute. And then ise mfata season nkata twa duti twarengaga, uko nguko ndadukata, hanyuma turangije tugiye gukurikizaho igice cyo gushyiraho akariba, cyangwa nyine tugiye gufungishaho akariba hariya kugira ngo
ururabo rwacu ruze kuba rusa neza. Impamvu ngiye nkoresha scotch cyane ni ukugira ngo nunaruhereza umuntu atwara ururabo rwe rufashe neza nta kibazo, atari rwa rundi ugera imbere ugasanga bise bicika iyo wasizemo scotch. Umuntu utarabimenyera akenshi biragufasha kugira ngo ururabo rwawe rugereho rujya rugifunze neza nta makosa ntaki. So rero kuri riba rero turi bushyireho akanenga kuri ufunga lase ya ugasobekeranya hanyuma bikaba birabaye. So rero mu liking kandi mukore na subscribe. Rero ngewe hano umukiriya wanjye yayisaza ibindi bintu nyine urumva yaraje kurufata isaza rizigeze twavuganye. So ibindi narukoze hose nigeze mbibereka, ariko ni mu nkundira cyangwa nimbonamo bikeneye nago nzabereka uko bashyiramo ako kariba kandi nashyizemo hagati nyine. Ushaka gushyiramo kandi kamagambo, ushaka gushyiramo kariho message itandukanye, nabyo nzabibereka. Nahise mfata n'isizo rero nkata aho ngaho ya ukagakata nyine neza bitewe na shape ushaka. So nuko nguko rero aka kariba niko nazo mabwira ntaberetse uburyo nagashyizemo, ariko nabyo ni mu nkundira nabyo nzabikabereka. So nuko nguko ururabo rwataninze aho rwasaga neza kandi rwari rwiza. So thank you for watching, see you in the next video. Ndabakunda kandi murakoze.